Amateka ya Rwanda Urundi higeze kubaho umugabo utagaragara kenshi mu biganiro, amazina yatagaragara cyane. Waruzi ko mu 1993 ubwo abandi banyamakuru batangazaga ibinyoma, hari radio imwe yavugaga ukuri ku isaha yitwa Radio Muhabura. Ikaba yari ifite umusirikare wihariye utanga amakuru y'ibibera mu mishyikirano y'amahoro muri Arusha muri Tanzania y'ubu. Mbere y'uko Radio Rwanda na Rtlm bayatangaza, abanyamakuru ba Radio Muhabura biyitaga amazina y'amahimbano kugira ngo barinde imiryango yabo, ariko inkuru zabo zagiye zifasha inkotanyi gutsinda urugamba. Iyi radio yahindutse Radio Rwanda nyuma yo gufatwa kwa Kigali ku itariki ya 4 Nyakanga 1994, ariko ukuri kwayo ntikwibagirana. Waba witeguye kumva ukuri ku mateka y'igihugu mbere y'uko abandi bayatangaza? Now Isaya none official, ishuri ryigisha inyigisho zitigishirizwa mu yandi mashuri. Nitwa mu mateka ya Radio Muhabura, ariko sinibagirwa umukobwa muto cyane wabayeho umunyamakuru wa Radio Muhabura, Umunyana. Ikaze. Ibihe byiza nshuti z'amateka, nanone reka mbaramutse muri bwa buryo bwacu nyuma y'amateka menshi atandukanye atabye munsi y'inyanja, munsi y'ubutayu ndetse no mu mashyamba atandukanye. Uyu munsi nabwo ngarukanya andi mateka nyuma y'uko mbabwiye ku mateka y'umujenerali wakoze byinshi cyane bitandukanye muri East Africa, ariko byagera mu kubohora igihugu. Urugamba rwa leta rikiyambere kwa 1990 twese tukanyurwa cyane. Narabibonye amakomenti yanyu nagiye nyabona cyane. Reka mbone nsuze n'abantu mudukurikirana muri hanze, namwe turi hafi gutera urucundura hakurya iyo ngiyo irwota amasimbi hakurya y'inyanja zitandukanye. Reka mbone nsuze aba diaspora batandukanye bari mu gihugu cya Amerika, nagiye mbona munyereka ko mudukurikirana cyane, ndabashimiye cyane. Rero uyu munsi nakomeje kugenda mvuga intwari nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi ngiye kwinjira neza cyane kuri bamwe mwari mufite agahinda gakabije ndetse muri no mwicura burinde, ariko mugakomeza kugenda mwumva amajwi yabahaburaga biciye kuri Radio Muhabura. Uyu munsi ngiye kubaganiriza uko iyi radio yakoraga, uko yavutse, uko izina ryabonetse, ndetse na bamwe mu banyamakuru bayikoragaho bari badegaruriye imitima y'abari bari mu icura burinde. Igihe nabateguriraga iyi nkuru rero, Radio Muhabura benshi bahurizaho ko nayo yari umusirikare nyuma y'umusirikare wari uri ku rugamba, nayo aho yabaga iteretse yabaga iri gukora akazi kayo mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero ngiye kwifashisha inyandiko zitandukanye zivuga kuri Radio Muhabura ndetse n'abanyamakuru bayikoreye. Ku isonga nifashishije ikinyamakuru Kigali Today binyuze ku kiganiro cyatambutse kuri Radio Radio. Ubwo Radio Radio yaganiraga na bamwe mu banyamakuru bakoreraga iyi radio mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Nifashishije ibindi bitangazamakuru bitandukanye, Wikipedia, ariko Britannica yaje imperekeje mu myaka itandukanye maze gutegurira iki cyegeranyo cy'amateka ya radio yashyikiza akadomo mu nsinzi ya FPR inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uko abasirikare bimukaga, ibindiro by'imukaga na Muhabura yagomba kwimuka. Kiriya gihe byari byima biremereye, twagombaga kuba dukorera mu ishyamba, twagomba kuba dufite generator izacana, ntabwo yari gukora idafite amashanyarazi. Reka tujyane rero mu myaka y'1993. hari ahantu hato cyane hatari ku ikarita y'amashusho menshi yatambukaga kuri televiziyo z'i Burayi ndetse n'amaradiyo atandukanye. Aho niho havugiraga Radio Muhabura, radio itari radio isanzwe, ahubwo yari ijwi ry'urugamba, ijwi ry'amateka, ijwi ritinya akantu kamwe gusa, kubeshya abantu. Rero muri iki kiganiro ndaza kugukinira ka dialogue cyangwa se akakinamico naguteguriye mu banyamakuru babiri bari bazwi kuri Radio Muhabura. Itangira ry'iyi radio rero ngo ryaturutse mu gitekerezo cya komisiyo yo muri FPR ishinzwe ibijyanye n'ubukangurambaga, yatangiye ikorera mu rugano rw'ibirunga. Rero kubera ko byasabaga kuyishyira ahantu hatagaragara, yatangiye ifite ubushobozi bukeya, itavuga neza, bayita ngo nakavumvuri. Ariko uko imyaka yagendaga ubushobozi bukagenda bwiyongera, ariko igenda irushaho kumvikana ahantu henshi guhera mu 1992 ngo yumvikanaga mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibituranye n'u Rwanda nka Uganda, Uburundi, Tanzania n'ahandi. Reka nkwereke rero izina Muhabura bundi ryaturutse he, ko nangiye numvishe Muhabura nibaza byinshi, ari ngatekereza ikirunga cya Muhabura, ariko dore ko byatangiye mu Rwanda rwo hambere. Rero izina Muhabura rijya kwaduka ngo hari mu gihe cy'amateka yo kwagura u Rwanda.
aho umwami w'u Rwanda yatabaranye n'ingabo akanjira Uganda ndetse agafata igice kinini kugeza ubwo yageze hafi ya Kampala ahangaha hirya ahangaha mu Bugande. Kubw'amahirwe make rero umwami yarwaye malariya muri icyo gihugu cy'amahanga, maze ingabo zari kumwe nawe zisanga zigomba kumucyura uko byamera kose atararemba ngo agwe ishyanga, kuko cyaraziraga ko umwami agwa ishyanga. Aha rero nyuma yo kugenda bafata ibice bigiye bitandukanye bagenda bagura u Rwanda, byari byo kuko u Rwanda ruratera ntiruterwa. Aha rero ngo mu kugaruka baje kuyoboka u Rwanda aho ruherereye, maze barayoba birabayobera rwose. Ariko cyari ikibazo gikomeye kuko batekerezaga u Rwanda aho ruherereye bagaheba rwose, kuko yari imisozi myinshi itandukanye. Rero ngo kera kabaye umwe muri bo, nk'uko wenda twaba tuganira ukagira igitekerezo wunguka, umwe yararebye areba iyo gihera, maze aravuga ati ariko uriya musozi ni gatike. Bamwe bati ni umusozi nyine. Ati rero nimureke tuwugende, nituwugeraho wenda turaza kubona byinshi biranga u Rwanda, turamenya ko twageze iwacu. Niko byaje kugenda rero, bagenda basanga icyo gisozi koko bagera mu Rwanda. Bahera ubwo bahita Muhabura kubera ko cyahabuye abahabye cyangwa se bayobye. Igitekerezo cy'izina rero naho cyakomotse, kuko iyi radio nayo yaje igamije guhabura abahabye ngo bayoboke inzira nyayo. Mu kwezi kwa Kamena 1992 ingabo za RPA zimaze gufata byumba, Radio Muhabura yarimutse itangira gukorera ahitwa Bungwe. Icyo gihe itangira gukora nka radio nk'izindi, abanyamakuru bagakora bari kumwe n'abatekinisiye. Nubwo Mweusi yari yaraje ari umusirikare nk'abandi, ariko kubera ko itsinda rya mbere ryakoze kuri Radio Muhabura ryari abasirikare, nawe yisanze ahawe inshingano zo kuyobora porogaramu zayo ndetse no kugenzura ibiganiro byayo. Ariko uyu musirikare Mweusi niwe wari ufite ikiganiro cyari kigamije guhangana na Yakantano kuri Radio Rtlm, avuguruza ibyo yavuze. Aha ngo Radio Rtlm na Radio Rwanda hari ibyo babeshyaga, maze Mweusi nawe akegera mikrofone za Radio Muhabura, maze ko kakabasubiza kakahava. Aha rero ngo batangiye kubona ko iyi radio ya Muhabura ari imwe mu ntwaro zikomeye cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, ko nayo yaba rwose yari intwaro iteretse ku musozi cyane. Radio Muhabura rero yishyiraga imbere ubumwe bw'abanyarwanda, nta na rimwe yavugaga abatutsi cyangwa abahutu, ahubwo yavugaga abanyarwanda. Icyo gihe yagiraga n'inshingano zo kubeshyuza ibivugwa na Radio Rtlm na Radio Rwanda. Mu by'ukuri rero Muhabura ngo ntabwo yari radio gusa, ahubwo yagiraga byinshi ikora, harimo ibyo kwandika, gukora za video n'ibindi. Radio Muhabura kandi ngo yari ifite agaciro gakomeye cyane, kubera ko byari bizwi ko ihigwa cyane, ku buryo iteka yashyirwaga hafi y'ibirindiro by'umuyobozi mukuru w'ingabo High Command kugira ngo irindirwe umutekano bikomeye. Radio Muhabura yakoraga yimuka ibikoresho byayo bakabyikorera ku mutwe, bakabyimurira aho igiye gukorera, kuko yaje kwimuka iva mu Rugano maze yimukira Bungwe. Nyuma rero yaje kwimukira Ikaniga. Rero ahangaha nibwo yaje kwaguka, noneho iva mu biganiro biri mu Kinyarwanda itangira kuvuga neza cyane n'urwota amasimbi bayumva. Ni mu rurimi rw'Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Aha rero yaje kongeramo n'ibiganiro by'imyidagaduro, harimo amakinamico n'umwanya w'umuziki. Aha rero niho ngo abasirikare bajyaga bahamagara kuri Radio Muhabura, maze bakisabira indirimbo bakaziturira bagenzi babo bari kumwe ku rugamba. Mu 1993 mu gihe cy'imishyikirano y'amahoro Arusha, ngo nibwo Radio Muhabura yagize izina rikomeye cyane, kubera ko Radio Rwanda na Rtlm zatangazaga amakuru abeshya abantu, ariko Radio Muhabura yo ikavuga inkuru zitamaza aba bagabo bari i Kigali. Iyi radio rero yari ifite umusirikare ushinzwe kuyoherereza amakuru yuko ibintu byose byagenze mu mishyikirano, ku buryo abanyamakuru bayo bari barihaye intego buri munsi bakajya babwira abanyarwanda ibyavuye mu mishyikirano. Ayo makuru y'ibyaberaga mu mishyikirano Radio Muhabura ngo yayatangazaga mbere yuko Radio Rwanda na Rtlm babitangaza, bigatuma abantu bayumva mbere yuko bumva ibyo Radio Rwanda na Rtlm zitangaza. Radio Muhabura niyo yaje guhinduka Radio Rwanda guhera mu 1994, kubera ko abari barahunze bahunganye imodoka igenda ivugiramo Radio Rwanda ya kera. Aha rero ngo bageze igitaramo bayishingaye, maze rwose baravuga. Aha niho mwumvise ijambo ry'umugabo Kambanda agira ati, bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanka, ngende bakuri radio baba ngo nzakomeza zingakarago ngo ngenda najya mpamyeje ko none ndasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Ngira ngo nababwiye ko iyi leta rero ubwo yimukiraga igitaramo n'ubundi urumva ko yafite radio, ariko hari umugabo waje guturuka mu majyepfo y'u Rwanda maze arayishushubikanya aragenda yigeza ku Gisenyi. Rero ngo iyi radio ngo igeze ku Gisenyi yabuze iminara neza maze ivaho,
aha rero nibwo rero ngo Radio Muhabura yari igiye kwigarura iminara y'i Kigali maze ikavuga neza cyane nta gusamira, maze nabo hakurya idwota amasimbi bagatangira kuyumva neza. None se wowe nimba warigeze kumva Radio Muhabura ivugira mu misozi y'u Rwanda by'umwihariko mu birunga, wigeze wumva izina ry'umunyamakuru Umunyana Assoumpta Seminega? Oya, nakubwiye ko biyitaga amazina, gusa yiyitaga Janine. Nyine nko kuvuga nk'abafana bo urumva twarabagiraga baradukundaga cyane, nanjye baranyandikiraga bakanyifuriza, nanjye ngo barayintuye indirimbo kandi njyewe ndimo nko gusoma bakatubwira ko badukunda cyane. Twe twarabimenyaga ko hari communication, hari icyuma cya communication koherezaga abantu bakandika. N'umwe mu banyamakuru bakoreraga Radio Muhabura bagiye kuyikorera bakiri abana bato cyane. Ese impamvu urayizi? Nagerageje no gucukumbura inyandiko zitandukanye kuri murandasi kugira ngo mbashe kumenya amateka y'uyu mukobwa utima we wasabye kujya kwitangira igihugu binyuze mu ijwi rye ryiza cyane rigororotse cyane, maze nawe akaryitaba yinjira mu miryango ya Radio Muhabura ikaniga. Umunyana Assoumpta uyituriye muri Canada nk'umwe mu banyabigwi babayeho kuri Radio Muhabura. Umunyana avuga ko yagiye kuri Radio Muhabura mu 1992 aturutse mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo aho umuryango we wari utuye. Impamvu nyamukuru rero yatumye ajya gukora kuri Radio Muhabura, impamvu ya mbere ngo ni uburyo leta ya Habyarimana yatoteje umuryango we ukabaho nabi kugeza ubwo papa we yirukanywe mu kazi aho yakoraga muri banki y'ubucuruzi. Ati bambwiye ko icyo gihe bamusohora mu kazi hari mu 1973, bamusohorana n'umukozi w'umuzamu barabafunga, baza gucika bajya i Burundi, nyuma baza kugaruka bakomeza gukorerwa itotezwa. Avuga ko ikindi cyamuteye imbaraga nawe zo kujya kurwanya ubutegetsi bwa Habyarimana ari uko umuryango we yabonaga kuba hanze mu buhungiro, akabaza ababyeyi be impamvu se wabo na nyina wabo badata, bakamubwira ko bahunze ubuyobozi bubi bwabatotezaga mu Rwanda. Umunyana rero nubwo yabitekerejeho ntibyari byoroshye kugira ngo abashe guhita agera mu birindiro by'inkotanyi, kuko yabanje kwifashisha abantu bamufasha kugira ngo agereyo neza. Avuga ko muri icyo gihe yahuye n'abantu baraganira bamufasha kugera hitwa muri Kaniga, ubu ni mu karere ka Gicumbi ayo inkotanyi zari zarigaruriye. Impamvu Umunyana yifuje gutanga umusanzu wo mu itangazamakuru ngo nuko ishuri rya Apakope yize ibijyanye n'indimi ndetse akaba yarazi kwandika cyane. Icyo gihe rero ngo ageze ku Murindi babimwemerera cyane ahumuriza abari mu icuraburindi. Umunyana yavugaga amakuru kuri radio, ataba yavuze amakuru agakora icyo twita animation mu itangazamakuru, ndetse n'umwe mu bandikaga ikinamico zatambukaga kuri Radio Muhabura. Mu rwego rw'umutekano wabo rero nkuko nabibabwiye bari barahinduye amazina yabo. Umunyana rero yaje guhindura izina maze yiyita Janine, ikaba ari izina ngo atigeze atekerezaho cyane kuko ngo byizanye ari muri studio za Radio Muhabura, maze ashituka yiyise Janine, maze abamwumvira mu majyaruguru y'u Rwanda, amajyepfo y'u Rwanda, uburasirazuba bw'u Rwanda, uburengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, bose bamwumva ku izina rya Janine. Aha rero uyu mwana muto ngo akigera kuri mikrofone Rtlm na Yakantano ngo nibwo babonye ko ibintu bitoroshye cyane, maze nabo batangira kwiga andi mayeri yo guhangana n'uyu mwana w'umukobwa muto cyane. Ariko nk'uko inkotanyi zogogaga ibice byinshi by'igihugu, uyu mwana w'umukobwa nawe niko yogogaga imitwe y'abantu ababwira amakuru agezweho ku bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Muri ubwo buzima rero avuga ko bahuraga n'ingorane zirimo imibereho. Reba rero umwana w'Inyamirambo wamenyereye umuceri ndetse n'ipilawu kumusanga mu mashyamba y'ibirunga avuga amakuru, ariko se uyu muceri koko warabonekaga? Aha rero Umunyana rero abazwa n'iki gitangazamakuru ko ubuzima bwe bwari bwifashe, yasubije agira ati ngorane twageze aho tumera nka sosiyete nk'izindi zose, nkuko n'ubundi n'ahandi hose wagira ingorane natwe twazigiraga, ukaba utakwishimira nk'izo mvungu ukumbuye ibindi bintu. Twabanaga morale kurya mwariyaga impungure twariyaga iki wari warapfuye wo gatwa kuva Nyamirambo koko ukajya kurya impungure ni ukwigomwa bikomeye cyane. Ni ukwigomwa, twabanaga morale nyine, ariko nyine Umunyana avuga ko tariki ya 5 Nyakanga 1994 inkotanyi zaraye zifashe Kigali, nabo bahise binjira mu nyubako bemye cyane yakoreragamo Radio Rwanda icyo gihe, maze iminara kuko irabazamura bageza ku rwego rwo hejuru cyane, baririmba indirimbo bose muri studio bagira bati icyo gihe rero ngo bakomeje gukoresha ibikoresho n'undi bakoreshaga mu ishyamba, kuko iby'iyi radio byari byamaze kwimukanwa n'inzirabwoba zabyambukanye mu gihugu cya Kongo.
umunyana watanze umusanzu we biciye mu ijwi maze abanyarwanda bari bahabye bagahabuka mu myobo bari barimo itandukanye. Rero nyuma y'urugamba umunyana yahise ahagarika ibijyanye n'itangazamakuru maze asubira kwiga ajya kwiga kaminuza. Kuri we yemeraga ko Radio Muhabura yagize uruhare rukomeye mu gutanga amakuru y'ukuri ku banyarwanda. Shuti bavandimwe, ndabashimiye cyane ku mateka nk'aya ngaya. Ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ku bibazo wibazo. Nitwa MM, Imana irabakunda.